Ndi papa Sava. Sore kureba ko nakubwiraga ngo urica amasaha. Ako ntago ninzeho cyane bitese. Ni sawa. Meze sawa. Amakuru se? Ni sawa. Naho ndebera nawe. Iminota 15 yose. Aha, ariko ntago ntinze. Usko buriyo wowe iraganda twayihanye nanjye nafite utuntu gahunda ariko mbanje kuducishamo. Bitese. Uri tayari? Ndakubona. Ahubwo kubera icyo ari gutinda. Ako niwe wamutindije. Oya reka ntago agomba kuza mbere ka meme. Fo kumutegereza. Vite. Salam. Tubaye agakese. Urase bampaye agafanta ndabitekereza mu kanya. Akahe. Citron. Ishyushye. Urabona dakonje umusa. Aha. We n'amafanta yawe wagiyumwa. Oya wetse. Cyo ibintu birahari. Pabarira tubanze ndiri yacu tigereho. Meze bitese. Bameze neza. Wanze kumuvukira ngo mutarabonana. Urabizi ko mico nge nta. Oya nta kibazo rekaze umwiyakire nimero. Ibyo ngibyo babyita utwita mbere. Oya nta kibazo. Nta Kuri mwana ari tayari. Merci. Muryoherwe. Gahunda babirimo. Ahubwo nibyo naringiye kukubwira ngo mubwiragire vuba vuba. Nse ko akoresha ikintu kizima. Hamwana n'umusirimu. Urabizi nose ngiye sindi umusirimu. No. Ngeyo nanjye ndarega mbasobanutse ku bintu by'imitegurire. Oya nari bihombora. Ubundi abisi burambiye ibintu by'ubusiribateri. Ibintu koko abakobwa mu cyaro. Sibyo nawe ukoresha geste nk'umuntu ndakwizeye. Ikibazo cyawe. Nizere ko ari amafaranga ujyuma wowe bitakuza kumuharenze. Mba nambwenge kuguha passage nifatika. Nubura ubwenge nawe nabimubwiye. Ngewe ndi ukuntu numva nashyushye. Nashyuhaganye dore ba amasaha nageze. Kanze mu kanya nje hano mubwira ati tufata akabaye ku bantu. Ça va chérie? Moi, karibu show. Shumsu. Meze neza. Ndabetse nisa. Sori nabakererejeho gatora. Papa Sava. Wa muhungu wawe ra? Umuhungu ndi kumufasha kugira ngo gahunda igende neza. Mwiriwe. Tubabonera iki? Wamaye orange. Orange ko muraki ariko ntambeho mwumvara. Imbeho ziki? Sava ubugira ngo rega tuba tugira ngo turebe ko byakemera. Ni Imana yabihereye. Atanazi we. Oui. Ibintu bimeze neza. Mutugirire vuba. Atana umushyitsi noye. Amwanya se. Abanya ku ifoto abona ubundi adasa nk'ako hakundi. Ashari Andi makuru se. Shashu ni sawa. Nyine ganiriza umushiti wanjye. Nta kibazo. Rero ndumva ari wowe uduhuje twese wagerageza. Nyine kidoma. Naka orange gakonje. Ego orange konje. Nimba nani ufite ariko wabwiye Mahene. nta kibazo. Simumva abakobwa bakunda twa orange nyine. Nawe urabyumva Ndumva bisa mukunda cyane. Gusa ni hatunge. Ryoherwe. Mubanze muhane ciyozi noneho nanjye mbone umfase. Bimeze bite se? Ariko wari ugiye gutinda. Iyi nagize ambutiyaje. Nagize ambutiyaje nyinshi. Ibi nanjye nabanje kuganira n'uno muntu. Ahubwo nyine ndumva
ntawe tuzi twese atanagira ngo se nawe urabanye nawe urabizi ntabwo navuga byinshi nanjye ntabwo ndi umwana mutoya amakuru se ni meza ariko babuze moto oya naje na moto oh niyo mpamvu nagize ambutiyaje nyinshi nta nubwo umukobwa mwiza nkayo rwose ukwiye gutega moto nibyo harya ubwo ngubwo utega moto shaso bizi byihorere ariko ubwo tuziranye buriya ntaribi nyine nawe urabyumva rero ndumva kuba utega moto atari ngombwa ko wakwifuriza n'uyu nguyu gutega moto uyu wa cyavivutse ndabizi utuntu twa ekonomi twinshi mujya mugira ahubwo cyo cyavivutse veve kidomanje meze biti abakiriya bacu karibu karibu meza kunshi ruhande nciye muri nyuma hoteli papa sava rwose turabishimiye cyakora atana umunsi none rwose tegura mu buzima nateguriye ngende chicken budege wow ayibonye twe ibintu byacu bihora bihindagurika cyaratora benzi bushize tuzi kotsa kabisa mwebwe mwisanzu none narebye ni chicken papa sava none uyu munsi ndahindura chicken budege utana za sava zizaza na za mama sava hatungi metre beve niyo mpamvu no gupapuje ko twaza hano njyewe rwose niyo ngiye ibiryo byangamba numva meze neza atana dore niwe wahahisemo rero veve ndabona nawe we duhitima konzi ko kunda ka sauce bonne femme na marigashe cyangwa salade metre d'hôtel ntago ari ngiyoboye sinzi nimba utabona ikipe iri gukina hano oya nta kibazo none se ndagushyiraho iki umunsi steak filet mignon tuzanira agasalade gasanzwe nta kibazo ka salade salade ariko nayishyizeho ntabwo wayibonye nta gacumbari se gacumbari nawe nushaka ndayikora nta kibazo okay ndaje oya na Veve nta kibazo niba hari n'ikindi yumva yifuza gufata nabwo yakubwira Veve nshyireho brochette de fish okay ntacyo kamwe ako si tuba twayibyimbye okay kaba boss nzi batarya reka nze ndaje rwose bimeze bite se ko mbona ari kwisanzura aya naribi twisanzure free ese ugiye kutuzanira amazi nta kibazo byemeze neza oya ushaka kumbwira se meze biti sorry gatoya uno tuvugane okay ndaje sawa monsieur mu mategeko ya hoteli tubanza abadamu cyangwa abakobwa ariko niba mwanyemerera mwambwira nk'abakarabya niba mukibategereje cyangwa niba muri gufungura nese Veve ko nshimye tugiye kurya nkoko pase yanjye wambwira iheye ntabwo mwamaze kwicara unasuriya Egoko we uko magurukije ku buryo nkajya mu n'ikindi hako Veve wagiye kunsuzugura bigeze aho ubu ngiye urandeba kidomanye nkabona ngiye nakundana n'umuhungu ureshya kuriya umuhungu ureshya nkaho ikibuno cyanjye gitereye kidoma atambwiye ko ugiye kwibuza ari amahirwe reka nkubwire umva ko n'abagabo babuze ako niyo baba barashize mu gihugu arure wenyine usigayemo dore aho magaza ntabwo uriya muhungu nakundana nawe uramunenga iki se ahubwo se n'iki ntamunenga ruriya rutwe rureshya rungana nk'uruhaza rurandaranda mu muhanda uburebure hako Ve hako urasuzugura nawe ukigerereza shureka nkubwire urimo urabura ubwenge Veve mbabara winsuzuguza ngo nansuzugure mbabarira hako ko ibyo bintu bunkora ni ibiki ngiye kuguha pase ishyushye nyine nuko mbihagazeho ngiye nguhaye pase nzima utazarinda upfa wicuza mva mubwire hakurya ngo mbane n'uriya nzapfe ntashatse Veve ariko uranaka hako Veve uzi ko nsuzugura cyangwa nta gashyara ungirira kugira inshuti yanjye ntabwo naguhitamo umuntu ari guha pase si byo se
uramutipe mani nari ngatangaye kabiri kangaho mpapase nari ngatangaye nawe dore ibyo wamitiyemo hako veve nta soni hako ongera undebe uko ndeshuko ufate nakarago karangera ahitima cyanye giteye nako kari munsi y'ikibuno cyane hanyuma se mama kuri gutega moto nayo manya ya urata wenda rugiye kujya kwicira mu modoka veve nayitega nkageza ngiye mu nda y'isi ako ntabwo nabana ntanga mu nda y'ina karakantu kareshya kuriye reka tujye kurya inkoko itarahora shere sibyo inshuti yanjye nuko atari ngiye ngo nkwereke reka nkubwire ngiye kurya iriya nkoko nta kibazo kidoma ni wicuza ahubwo bame nico kunywa nanyweye fanta nzi yuko ari wowe ubwishyura ibihese ntabwo nzi ko ibintu ari we wabinkora reba inkoko agiye kutwishyurira inkoko nge ntabwo nayishyurira veve inkoko nge ntabwo inkoko urareba ukantegera kunda njyewe ukajya kumpa akantu kangana kuri aka kareshya ndo aka ese basi ari ngombwa mwereke ko amusuzuguye basi ugenda urenzeho ariko twirire nayo mafaranga tuyamukura muzaye senteye iyo nagukunze ndakwishimira iyo nakwanze nabwo urabibona none reka nanjye mbe nshizana amazi ubwo isa n'isandahita kuko ndabona atana nanjye mwereka ahantu ya tuba twamucanze reba hereho hanyuma n'isabune mubishaka Merci. murakoze veve abashitsi gafishi igiye kuboneka citron nta kibazo nayishyireho bon appétit sawa tu bon appétit buriya rero bakatunge ni umukozi mwiza hano kwa papa SAVA urumva tunge ni umukozi mwiza niwe muntu wa mbere mbona neza nkahita mvuga ngo uyu muntu ni umwotsi babandi bita botsi inkoko se birasa neza urabona ko wakiriwe neza watuzaniye agasenda agasenda naje nagakunda ikirayi buriya iyo wamutambitse inyama neza nabona ari inzibanga ko yatungira kiryoshye se ko buriya iraryoshye ese umugabo ibiti byawe waretse nkarya nisanzura nameka njye hano ndi uruhinja uramenye njye ntabwo nziranye nawe ariko ndabona ibintu wabigize intambara wambangamiye rwose mbabarira nimba ari n'inkoko yawe umuntu yanayishyura ariko umuntu akareba yisanzura atana turyoherwe mwari musabye n'urusenda na ketchup ari abari bayikeneye fasha wigizeyo no kugira ngo mbafashe izi komande zacu abakiriya hari n'igihe biba ngombwa ko tubafasha nagira ngo wihangane ufata ako kaguru rwose ugashinguze gakurure rwose karavamo rwose kurura rwose udafite hato nawe usigaye undushya ibi ngibi ubundi hari abantu bagagombye kubikora nk'ibi manudi niwe wari kubikora ntabwo ngewe oya uretse nkwereke gakurure kurura rwose kidomo biretse iyo bigeze aha ngaha iyo bigeze aha yego banza ucimbure cyane
iyi niyo bita budege veve harya rero harya pre papa sava hano ni ubwa mbere iyi rero ni budege mani zona nirije nimba ari nawe wayiguze kandi nakwishyura iyindi yego uba nawe rwose fata urabona ndi umwana ngiye bafasha wenda bishobora kuba twakoze ikosa ry'uko Bon appétit. tukihagera ntabwo ari ngombwa okay ngaho hatu murakoze cyane genda akantu ikintu cyose ufata nta kibazo ndaza kwishyura papa sava narindi kuvuga ngo ashobora kuba wenda ari ikibazo cyabaye kubera ko tutibwiranye ukihagera kubera ko narindi gusaba ko veve yagera veve none se nta kikuntu wagira kuko njyewe nitwa Kanazi. wait a bit ntabwo ari ngombwa kumenyana nawe ni ukuri kw'Imana urabona waza namenyana nawe mu buzima bwanjye bikaza kumarira iki si ngombwa pe ntiwigore wivunika ntabwo njya nifuza kumenyana n'abagabo bameze nkawe asubwo kidomo mugize neza waretse umuntu akarya inkoko ye neza mukamukuraho izo stress zanyu Ski inkoko ariko nanjye nayigurira ntabwo mwaza kumpagarara hejuru y'inkoko turyohe gashusho Monsieur aranshakira iki? Yego? Ni cyo kibazo cyabaye? Kakuvuga imbere y'abantu bari kuri. Ntabwo ari discipline. Ariko se mana ni wowe uri kumbwira gutyo? None se reka mbanze nkubaze. Aho ngaho kuri depo hari rukururana zingahe? None se niba hari rukururana hakaba hari na fuso ikintu cyabananiye n'iki ku buryo imodoka igenda igapfira hariya hantu. Nyacyonga ntabwo ari kure mwari gufata imodoka mukagenda mukamudepana. Iki se? Ariko nawe ujye utekereza ubwo uri kugira ngo ibintu birare Nyacyonga noneho oya ibyo ngibyo ndabyanze. Mana ubu uri kumva utekereza ndavuze ngo mugerageze mufata umushoferi niwe wabuze. Akusha sinzi ibintu ubukina nabyo. Okay byihore noneho ndaje mbyigeho. Umva hatungi tanabakiririye baragutengushye mu kazi. Reka nze n'utuntu bangira ngo nshyire ku murongo. Umva sha. Okay. Kamesi. Ndagira ngo genda umbwirire uriya mushoferi wanjye azi hano. Yego. Mubwira azi hano ndamushaka. Ariko niba ari komande naye namuhaye icyo kunywa ariko icyo kurya cyo ntabwo yari yakibona. Hoya nta kibazo ntago ari ibyo ngibyo n'ibindi uragenda ubitegure neza ariko mubwira azi hano ndamushaka. Okay. Naho ubundi mwebwe murye nta kibazo murye mwisanzuye kandi mwumve mumeze neza. Umva tumeze neza pe. Atungi nazi kotsa sa nk'ibyo nakubwiraga. Umva
mereza kontaki. Ntabwo ugiye kuntwara ubu ngubu noneho nditwara sibyo? Nta kibazo. Ikintu ugiye gukora ugiye gushaka uburyo ki ufata taxi voiture ugenda ujya Nyacyonga ngo Bosco ngo sinzi ikibazo imodoka yagize ngo ibintu nyine nuko umudepana niko navuga. Imwe yari pakiye. Imwe yari pakiye. Yego. Ugende ufate imodoka yari kuri depo yakamye. Mugende ushaka abakarani noneho ibintu birimo ubividurire muri iyo modoka. Ubwo turaza kuvugana nimugoroba ibintu byose bimaze gukemuka. Siko bimeze. Sawa. Umva se none se kugiye nta mafaranga nguhaye abo bakaranura bahe? Niziko mbavugisha ni. Kanze wa mafaranga nakubana make uraza kumbwira. Ibihumbi 50. Nakubana makeya uraza kumbwira. Ndabaha message. Sa nta kibazo niyo waza kumpamagara. Sawa. Se turya mbere. Kandi kurya gahoro bahorane. Bahorane. Aya nta kibazo. Shuri kutarya. Shuri dusangire. Bigenze bite? Bigenze bite? Hari ikibazo se? Ndimo ndagira ngo dusangire. Sibyo? Kanga kani nako koroshye. Uri gushaka noneho ko ngewe unamika noneho ngiye ntagutamika. Okay, nta kibazo. Ngaho namika. Shigenda. Ariko birumvikana ni stress nyine ugize zo kubera akazi. Ariko bamara sibyo? Bamara biraza. Ndakubwiye mbabarira ntunkoreho. Ubu noneho ndi kuvuga ari kumvikana. Oya, ariko nta kibazo n'ubundi kuva kare nakumvaga ngira. Ese ubundi akakanyu baye kimuko? Cyane no gukunda ibirayi ukunda gatolitse. Musangire. Ariko wariye ko mbona ari wowe ukeneye kurya. Twebwe tuba twarariye kera. Tuba twarariye gutyo mbona uyu nguyu niwe mubiri. Naho wowe ndabona uba ufite umururumba w'ibiryo kurusha abantu. Harewe. Ariko Imana irema abakobwa da. Ikabaha ikimero yarangiza ikabima mu mutwe. Ndetse n'umutima harajogotse umva se. Urebye kontake, urebye amafaranga, urangije uratangiye umpinduye umuntu. Oya, ariko Uyifuze noneho kwegerana nanjye. Umva. Yewe hari ibintu byinshi mba ngomba kujya gukurikirana. Tazavuga ngo mwarariye ngo ndangije ngo nanga kwishyura. Akira aya mafaranga uze kwishyura ibi ngibi. Sawa, merci boss. Noneho muze kureba uburyo mutaha. Okay. Nundi niwe wanjye. Merci. Ngiye mfite ibintu byinshi byo gukora. So ubwo nyine turavugana. ko wihuse Ndi wihuta. bukurebe nimugoroba. Uranyeneye se? Niba ari cyo ushaka kumbwira ngaho kimbwira. Nagira ngo nyine ze dusangire. Hari ikibazo? Ubundi wowe nzakugire ne mu buzima. Nzakugire. Shave no kuri Oya genda reka nkubwize ukuri yamenya ino pase mba nayihereye madederi. Ntabwo nzi ko ufite ububono bigeze aha ngaho. Ngaho reba.
uza amafaranga uriya mutipe yamaye kugira ngo mbanze ngo uhamagare shabebe nase bibi oya byihore oya ubu ni ubugoryi ubuzanye mu buzima nta soni uriya mutipe izi modoka afite za rukururana ntabwo ari kumva fuso ziwe zapfuye hanyuma se waba igicucu ntabwo waciye ku modoka ari paritse hano hanze baba we wari wumva ngo bimuciye mu myanya y'intoki aya mafaranga baguhaye na biriya bifaranga ajyanye ariko veve uramaho mama we wari ufite uburenganzira bwo gukorera ya nshuti yanjye namaze kuyakwicazamo none ubugoryi nzanye urumva se ari iki kindi wansaba ahubwo ino nguko nzi bayinkoreye tekawe ntayo uryaho hejuru y'uko ari wowe wishyura ibintu byose nawe ntukabakayuko ngo ugeze aho ngaho ni inkoko ariko ushaka veve reka tubibintu dusubire ibindi shaye inzira ntibwira umugenzi koko numva neza ni nkoko inaniye mwana aziba aho ngaho iyo bimenya kare kose se bibitekereza kuvunze inyama zirananiye uzereka reka ndahamagara Simona nsange hano akagerageza nagiye wakareba isura ntiyareba umufuka we mbega gahu ubu uranyiciye nshobora no kuzagira indi pasi muhaka yanga bose azi ko bameze basi nkawe nukuri ko Imana veve biba bwa mbere n'ubwa nyuma ntabwo nzongera gukora bino bintu nimba ntizi do ungaye funga kinwa rero Papa SAVA